banyarwandakazi banyarwanda, ni Michael Mupende. Ndabasuhuza mwese nanone. Uyu munsi ndavuga ko byavugiwe muri kiriya gisigaye cyitwa Unity Club. Unity Club ni igikoresho cya politiki cya Kagame n'umuryango we, nicyo kibereyeho. Ba dictators bose babayeho bagira amayeri menshi. Uko bagenda baryoherwa no kuguma ku butegetsi no kubugundira, ni nako bagenda bakoresha amayeri. Ariko akenshi ayo mayeri birangira abapfanye ubusa. Nakuriye Bugande, nabonye amayeri menshi ya Idi Amin. Amin yigira inama yo kujya yica abanyapolitike, cyane cyane abantu bose bize. Atangira ku barimu b'ama university, atangira ku bantu bahoze mu mashyaka atari amashyaka yarimo uriya perezida wa kera yari yaravanye ku butegetsi. Bityo ubwo ngo ariko agenda ahindura amayeri, yumva ko arengera ingoma ye, yumva ko ingoma ye ari bwizashinga imizi. Ariko abaza ayo mateka ya Idi Amin muzi uko byarangiye. Igihe cy'ingoma ya Obote nari nciye ubwenge, nari mukuru, nari umugabo. Naroye ibyo Obote yise ubukoryo 99. Ubwo bukoryo bwarimo kwica abantu nawe, kwirukana abanyarwanda bagarura mu Rwanda b'impunzi, kwica abantu bafite ibisanira nangwa bava mu moko yo mu burengerazuba yitira ko bari bashyikiye Museveni, n'ibindi byose abyita ngo n'ubukoryo, kandi byose akabivuga yizihiwe, yumvaga ko nawe bizamufatira mu ngoma. Ariko mu by'ukuri uko bagenda bakora bene ibyo bintu, ni nako bigenda bibaca imbaraga, binabatesha n'agaciro, bakarushaho no kumenyekana. Ndasubira kuri Unity Club rero n'amagambo yavugiyemo ejo bundi. Buriya Kagame kohereza uriya mugore we agahamagaza inama bene ziriya kuri iriya level, agahamagara abantu b'indwanyi, intwari nanjye nemera, bari abayobozi banjye bariya bose. Nta narutaga muri bariya bagabo bose, bari abagabo twubashye kuva i Bugande, bari bakuru bacu. Dutangira intambara badusumbye baturuse, twarabuhagarara nta shiti, kandi koko intambara barirwanye. Uko baje badusumba niko bakomeje kudusumba, nuko igisirikare cyacu cyagiye cyaguka gikura. Ndetse babona nka Kaka twari kumwe mu ntambara za mbere, yabonye ibyatubayeho twarabisangiye, kugeza aho Kagame bamutuzaniyemo. Abantu bariya bose bafite icyubahiro, bafite agaciro, usibye nk'umuntu nka Bengera wabaye Ruvuga, wabikamiyemo byakamiye. Ariko abandi uko mwabirebaga hariya, yaba Keke, yaba Kaka, yaba Dodo, at any one time bigeze kujugunywa, baba discarded, baba targeted. Bamwe Kagame agenda bagarura, yabona umaze niko abikora, arakujegeza, amara kujegeza akakwigarurira. Niko abagabo nka Kagame bameze. Nta n'undi muntu w'umugabo w'intwari, cyane cyane wabaye wita ko ari revolutionary, ukora ibintu bisa nka biriya bya Kagame. Biriya ni iby'amagambo nyine mwumva y'abantu baciritse nka Kagame, kuko niko aremye, ni nabyo byamugejeje hariya. Rero biriya Kagame yabikoze ashaka guteguza abanyarwanda no gutangaza ko ingoma ye igiye kuba karande. Ni ukuvuga ngo buri mugore yahamagara abanyarwanda, inama iriya level, mwabonye ko ari high level ku rwego rw'igihugu, irimo abajenerali b'intwari barwanyira intambara, bakavuga nk'arya amateka akicoro babategetse kuvuga mu binyoma, mu buryo bukosamye bwo gusingiza Kagame, atari ko bo babizi banabyiyumvamo, atari ko bazi amateka. Biriya rero ni ukwerekana ko ingoma ya Kagame ishinze karande. Ejo azahamagara wa mukobwa, numva ko ari mu biro, ko arimo kwitoza,
ejo bundi bahamagarwa na wa muhungu we ubu numva ko ari majoro ejo tumva ari mu generali ubwo abantu kuko bakomeze b'intwari nk'abariya nzi barasanye kuko I know them twari hamwe ndabakaniraginga ubutwari bwabo buri umwe yagize ukirirwa uhamagara umamagiriza uriya mugore mwirirwa muhamagara abitabisha nyakubahwa ni igitangaza rero biriya bintu by'umugore kuyobora iya nama yitwa mu cyitwa kiriya kintu bise unity club cyamwe mu mayeri y'abanyagitugu inama irimo ba generali bose baje kuvuga ibintu bategetswe kuvuga mu magambo bateguriwe abantu bakuze kuriya bazi ubwenge babaye muri biriya bintu imyaka yose ni agasuzuguro karengeje kandi nabyo bariya no gupfobya uburenganzira bwa muntu kuko barabifatiye bose basigaye baba mu bwoba Jeannette ateye ubwoba kuruta n'umugabo we bariya bantu rero twabanye muri ya ntambara kuva mu itangirira ryayo kugeza irangiye yewe ndi no mu batangiye ku itariki ya mbere intambara itangiye ibi rero nkabimbivuga ndi umuntu uzi ko ari amagambo ariyo babateguriye sari muri kaka sari muri dodo sari muri karenzi uriya kandi bose nzi inzira yabo ndende babayemo ubuzima bwa kiriya gisirikare ibikorwa byabaye muri iyo ntambara byose nta na kimwe kigeze kinyusoba icya mbere ibinyoma bariya bagabo babwira kubeshya operation zose nkuko duhora tubivuga n'abandi bahora bivuga n'abahoze mu Rwanda baje mu gisirikare cy'inkotanyi nta operation n'imwe yakozwe nkuko byavuzwe n'uriya kaka nkuko byavuzwe na badodo hakavaho hakajyaho habanje keke hajyaho kaka hajyaho dodo hajyaho kaka biza kurangira havuga bingira ariko bingira no umurimo wasanzwe ni umutunzi kuva no mu ntambara wo kuvuga bingira asaba aravanyeho biriya byose yambaye ku ntuko so birakabije cyane kubona abantu bakuru nk'abariya bategekwa bakanemezwa kubeshya bavuga imigendekere y'iriya ntambara uko itagenze ibyo bakabikoreshwa kubeshya ku gahato intego ari ukubakoresha kugira ngo basengize dictator w'umwicanyi Kagame n'umuryango we umugabo bahaye igihugu cy'u Rwanda ubu akaba agitwara nk'aho ari umurage w'iwabo bikojeje isoni igihe birambabaza cyane kubona kiriya gihugu gisigaye gikinirwamo politiki imeze kuriya yo kurangaza abanyarwanda bakoresha za unity club n'andi mayeri menshi bakoresha barimo kurangaza abanyarwanda ngo birengagize yuko Kagame yababereye ikibazo abanambiyeho yayoboje igitugu igihugu kibumbatiye kigeze naho kuyoborwa n'umugore n'abana be agakoresha abantu nk'abariya b'intwari rwose tuzi intwari z'igihugu zemerwa bakajya kumamagiriza muka Kagame bamuha ibyubahiro bingana kuriya baririmba nyakubahwa buri jambo ibintu bikojeje isoni biteye isesemi buri jambo uvuze ukavuga nyakubahwa ni ukuvuga ngo utabikoze ko bagutegetse uko wakwicwa wapfa urabyumva wakurwa umugati mu kanwa ntiwarara buriya baba bicaye hariya umuntu ijambo akura mu kanwa irisuzumwa ijambo ku rindi ngo byumvikane yuko bakomereza muri ya ntero ya Kagame na Kabarebe baba baramaze imyaka bashimangira yo kwerekana ubuhanga n'ubutwari bwa Kagame atigeze mu by'ukuri
bagashaka ko abanyarwanda n'amahanga babyumva gutyo. Bariya bagabo babonaga ko ari ibintu bateguwe bashyizwemo, ko njye bose ndabazi kandi nzi n'ibyo bavugaga kuri buri kintu cyose, aricyo Dodo yavuze, aricyo Kaka yavuze, arira keke yarimo gutesha gusa avuga. Ntabwo ariko bimeze. Biriya rero nta karengane ubundi karenze kariya. Bariya bose ntawe Kagame ataraca umurizo, bose yabaciye imirizo. Ari Kaka muzi ko yamufunze ku mugaragaro, keke yamufunze turi mu ishyamba arezwe n'itwa Rukokoma, uriya Dodo yarafunzwe kenshi birenga kabiri, ariko bose babonye ko agenda nizo tekinike akoresha, yamaze kukunoza arakwegereza. Yakomeje rero kubafunga, akabatumaho nyuma, akabatumaho baba IS ni intelligence staff, akabatumaho ba IS be nkabanziza n'abandi, bakagenda bakabwirizwa kuzajya gusaba imbabazi. Ubwo Kagame akamenya neza ko bafite mu gipfunsi, agakomeza akabategeka. Abatarigeze rero bafungwa cyangwa ngo nibashyirwa ku gatebe nk'ubutebe bagiye badushyiraho twese, ngo bava bajya gusaba imbabazi, abo barishwe ndetse ababaye abagabo barahunze. Nuko Kagame akora kugira ngo akomeze inzira yo kuzagira dynasty cyangwa se ubwami bw'abami muri kiriya gihugu. Ingoma zaraga umugore we ndetse kajyana ku bana be, ariko aribeshya siko bizagenda. Muri iyo nkubiri rero yo kubaka kiriya kintu gisa na dynasty, nahoze mbibabwira igihe cyose yuko bimaze guteka shape, bimaze kujya mu buryo. Niyo mpamvu mwabonye uriya mugore wa Kagame asigaye ahamagarira inama nk'iriya kuri rwego rw'igihugu. Ni ukuvuga ko yakora ibyo umugabo we ajya akora byose, mbese nawe ni CIC, nta nubwo ari depute. Igihe icyo ari cyose yateza intambara, yakora ingofu intambara, yahamagara ba minisitiri, yategeka umugabo w'ingabike, umukuru w'ingabike akora. Ubwo murumva byose ko ntaho biba kwa Kagame gusa, kandi abanyarwanda mwari bimwemereye. Nashaka ejo azahamagara ingabo z'amabwiriza zikora murererwa. Nabonye ariya majenerali ukuntu apapira imbere y'uriya mugore, n'ukuntu bamamagiriza bamuvuganya, bamwitanya kubaha umusubiro. Numva nabo hari ibibabura mu mitwe yabo. Icyambere, biriya birarwana n'ukuntu ingoma ya Kagame imaze kuba exposed impande zose. Ibyo abayibayemo bose twese bamaze kwerekana hirya no hino ku isi, ikaba imaze kuba very popular ku banyarwanda, cyane cyane ku bijyanye n'iturufu rya Kagame ngo ryo guhagarika genocide, ngo bityo agatabara abatutsi bagombaga gushira. Ndetse na n'ubu bakaba abashaka kubikora bagambirije cyangwa bakigambiriye gutsemba abo ngabo bazi batarangije. Ubu ngo Kagame akaba ari byo rero yimira bagatabara abanyarwanda kudashira. Akariyo mpamvu abemeza yuko bagomba kumubumbatira rwose, nubwo byazagera kuri wa umusirikare mutoya, amuhungu sana se, abo bose bakabategeka. Ariko ikivuye mu maboko ya Kagame, Kagame ni Imana. Biryo bavuga inkotanyi ngo ni Imana, buryo bavuga Kagame ko ari Imana. Numvisha nabizi Imana avuga ko yuko rwose ngo Imana ntacyo yakoze, Kagame ni wabaye Imana. Abari bagiye babishimira. Ibi byose nivyo n'abari abasirikare bemeje kuvuga, babaye nka Bizimana. Iyi rero exposure igendanye n'inyota y'ubutegetsi ari yaviremo abanyarwanda akaga kenshi, haba impfu nyinshi iwacu mu nkotanyi twagize, guhera kuri ba Rwigema na Babunyigizi na Babahingana n'abandi benshi bapfuye tajya tuvuga, haba ihanurwa ry'indege ya Habyarimana, haba iyica ryabayeho mbere mu ntambara y'imyaka 4, ndetse no hagati muri genocide, ndetse no kwicwa kw'abaturage benshi
nyuma ya jenoside yararangiye kera, intambara muri Kongo n'abayiguyemo n'ibindi n'ibisi by'uruhererekane byamaze kujya hanze. Intambara yo muri Kongo yifashishwe FDLR Kagame yabonye umwanya imyaka hafi 30 kwirwanya uko ashoboye, ariko sicyo cyari cyaramujyanye nkuko tujye tubivuga. Ibi byose rero ukuri kose kwakomeje kujya hagaragara biratinda, akaba ari nayo mpamvu bimaze kugira Kagame na system ye unpopular ku banyarwanda no ku isi yose. Impamvu muri mwisi imwiyama, ni impamvu nabo mukura muri Kongo. Ibyo rero Kagame nibyo rwo yarimo kurwana nabyo, gusubiza abantu bari bicecekeye mu ngabo, barwanye baruhutse, akabazana ngo bajye kuvuga amangambore kuri uyu munota wa nyuma ngo ararengera iyo ngoma eda, ariko ayimanike izangirwe mwa padiri. Kagame ararwana no kwandika amateka akoresheje opportunity yo kwitwa ko yayoboye iriya ntambara yacu. Buri kintu cyabaye muri iriya ntambara muri kiriya gihe, icyo ari cyo cyose cyaratubuwe cyangwa cyarakabirijwe uko kitigeze kimera. Ndabara muri kiriya kiganiro cy'abari abagabo ba Kaka yategetswe yuko abeshya yuko ngo bazarwana, ngo niyo mabwiriza bamuhaye, bakarwana n'ingabo za Habyarimana, ngo ndetse ngo bakoheza n'ingabo ngo zigahagarika genocide. Nta mabwiriza yigeze abaho muri rapi y'abene ibyo nkuko mpora mbivuga, simbitindaho cyane. Kakarabeshya, baramubeshyesheje, birababaje, teye agahinda. Dodo n'abandi benshi barimo umuyugira njya numva kuri YouTube wihaye kuvuga ngo iby'urugamba rw'inkotanyi, barerura bakabeshya yuko ngo inkotanyi zateye Gatuna cyangwa ngo aho twavuye mu Mutara ngo abantu banyuraga ku butaka bw'u Rwanda ngo bakava mu gice bakajya mu kindi, ndetse bakavuga ko twavuye mu Mutara ngo tukajya mu Birunga. Izo ngabo zagiye mu Birunga bwa mbere mu kwezi kwa 12 zirimo n'izadukurikiye aho zanyuze zose. Nta butaka bw'u Rwanda twiye dukoresha haba gutera Gatuna haba kujya mu Birunga, twavaga ku butaka bw'u Museveni rero duhinduriye gahunda. Nta zindi tekinike zikabije Kagame yakoresheje. Twagiye mu Birunga tuzinyuze inzira yose y'ubutaka mu gihugu cya Uganda. Abenshi batuzwe na za tata, izo muzi izitwaga double diff. Dodatera Gatuna yavuze muri iriya nama avuga ko yagenze ngo iminsi 3, ntabwo byabayeho. Dodo koko umuntu nka Dodo urabeshya, birwaniye intambara ukazi uko byagenze. Nta kibazo rwose kujya muri double diff z'abagande badufashije, ugatera kamyo ari amari mu rukera hagare hare kuri bariyeri hari Gatuna. So Dodo n'abandi bajyanye, ntagiye gusubira amaha, bagendeye muri ayo makamyo ya NRN ababwiraga, abageza hafi ya Gatuna hariya ibirometero bikeya cyane hakurya y'umupaka Bugande, niho bavuye batera hariya. Nta minsi 3 bagiye. Ibyo rero umuntu yabeshya nk'ibyo bihindura n'ibyo umuntu yaba arakoze n'ibyo yazavuga mu future byose, bityo bikangiza amateka. Turasigasira amateka, kandi ayo mateka nari nyarimo, ayo mateka ni ishema ryacu abarwanyira ntambara. Ariko iyo Kagame bategetse kuyapfobya mu kayacurika biratubabaza, kuko siko ameze kandi siko abenshi bayazi. Ariko byose nibigamije gusingiza Kagame utariho, uri mugenda mwamuritse akagenda wenyine. Aho hose rero ku mipaka abatabizi mu byumve, aho twateraga hose kuva Kagame amaze kutuzamo, twabikoraga tuva ku butaka bw'Ubugande, mu ndirizi Bugande nko byitwaga n'abari mu Rwanda, tugatera tukanagaruka nta ntugunda, nta bindi bitugoye, tuje tugarutse ahantu hari safe, kuko abagande bavuga basecurinze imipaka yabo. Dufite za baterone zizengurutse imipaka, kuko kuri ubwo butegetsi bushya bwa Kagame ntabwo abagande batigeze babana natwe, nabo barabizi. N'uwababaza ashingiye kuri iki kiganiro mvuga, imirwaniro yose ariko iyo twigeze dukora ifatika, no kuvuga ngo za major operations
Salim Saleh ahenshi binyuze muri ba liaison officers be barimo Lieutenant Colonel Lieutenant Colonel Jet Mwebaze n'abandi benshi n'abayikondere n'abandi yagiye gusubira amaha. Abo bose babaga bazi operation tugiye gukora, bakatugira inama ndetse bakatwegereza n'imbunda z'imisanzu twabaga dukeneye, bityo tugakora operation iyo ari yo yose. Kagame yasaga n'uhuza ibikorwa nk'ibyo bababwiye, nako byari bimeze. Nuko rero ibi byose twabikoraga abagande babizi, babihaye blessing, tukagaruka ku butaka bwabo. Bimwe mwumva Kagame akabya operation za guerrilla tactics, details ko twaba ku butaka bw'Ubugande turi protected, tukagaruka turi protected. Guerrilla tactics yego wihisha ku bwawe ku giti cyawe on your own account, na ugatera naho garutse kwihisha ukaza ari wowe protecting. We were protected, tugatera tukagaruka, abanyarwanda bakadutinya barasa ku butaka bw'Ubugande, bazi ko abagande bari basubize bakabarasa bakanabatakinga. That's what helped us. Nta bundi butwari na rimwe, nta yizindi innuendos nangu bindi bigambo byinshi bivugitsemo bitari uko twavaga ku butaka bw'Ubugande turi protected, tugatera aho dushatse wa mugani, tukagaruka aho dushatse none mu Bugande ko Museveni yari yarasesteze abagande abaturage ko baceceka kuri iyo ntambara, bityo baraceceka. Kagame rero yaciye ibintu avuga ko yaje ngo agahindura amayeri yakoresheje kabareberiya, akaba aribyo n'abari abagabo bashakaga kongeraho cyangwa kusira, ngo akajya muri guerrilla warfare. Babikabiriza cyane, ariko barabizi neza, Kakarabizi, Dodo arabizi, Keke arabizi, n'uriya bingira w'umumotsi arabizi, ariko nta gitangaje Kagame na gito yigeze ikora. Ni Museveni wakoze ibintu, wahisemo kudufasha kugira ngo intambara itazatunanira. Yumvaga ari ikimwaro, yumvaga bikoje isoni ko twaramukoreye, twaramufashije, yarazi impamvu zacu zifatika zo gushaka igihugu. So yemeza ko abaturage bose begera imipaka mu by'ukuri bemera bakababazwa n'intambara yacu. Abereka ko bagomba kwihanganira intambara ko bimera, ko inzu zituranye zotsana nk'uko bajya bivuga, zihana imiriro, n'ingabo ze ziradufasha muri byose. Ari nayo mpamvu twashoboye gutaha. Ubutwari Kagame rero yiratisha nubwo ategeka abantu kumurata, ni ukuri ni amafuti, nta byigeze bibaho, kandi nta nicyo bimwongeraho, nta nicyo bitugabanye twebwe intambara twarwanye. Intwari zose zarwanye n'intambara zayirwanye zirwanira, tugira Imana tubona gifasha, turarwana turayitsinda. Ariko nta gitangaza Kagame yakoze iyo Museveni atahaba, yewe nta nubwo twaragarutse mu Rwanda yari yoga ya mbere mwavugaga, ntaba twatangira gutera ku mipaka, twabaye staka mu by'ukuri. Kagame arimo arandika amateka atabaho. Operation yose twigeze tugiramo ikibazo, naho Kagame yihuruzaga, naho Kagame yabeshyaga abagande ko baramaze bati irashoboye, irashoboka, mwararekinze. Kagame akabashuka ko bagashaka izina byo gukora ibintu vuba kugira ngo ashimwe n'abanyamuryango bumve ko ari igitangaza cyaje, ko ari amaraso mashya, akemeza abagande batigenda kuri operation. Hari operation z'amakosa, harimo iyo yankana Kagame ajya avuga yashirima abana b'Abanyarwanda kubera guhubuka kwa Kagame. Operation yagiyemo na Gashumba mu kwezi kwa 4 kwa 1991, irimo Gashumba na Micaro bayoboye, iyo nayo yatubereye akaga kubera guhubuka kwa Kagame. Murayibuka igitero cyabaye cyo gutera Nyagatare. Rwema shaka kabiri nayo Kayitare yari yarekinze ari uyobora ingabo, ari butujyane twe twarajyanye ku ya mbere, tuba neza cyane kwa 12 kwa 19 kuri 23. Banibuka iki gitero ko nari ngirimo, nari nyibereyemo. Tugarutse y'ubwo banyamvumba bare baraswa ku itariki ya 5 ngira ngo zo kwezi kwa 291. Iyo Kagame yaraje arahubuka bya bindi byo kutamenya ibyo operation zingo ni mugarukayo. Hanyuma huburamo Kayitare wari warekinze, yohereza witwa Kiza utabizi, wowe ufite n'amafuti ye ku giti cye, intambara itubera nabi kubera imiyoborere mibi ya Kagame. Nta hantu Kagame igeza ko operation n'izindi za cyane kaza amakosa yajya gasunika yabeshya abagande ko bimeze neza. Izo nizo operation twagiye duhomba, zabaye ni successful kubera amafuti nanone ya Kagame. Ariko ntawe tutigeze tugira support na cover up y'abagande. Icyo nagira ngo nkivuge, niriko bareba ko babeshye ngo twanyuraga mu Rwanda tujya za
tujya gutera Ruhengeri ngo twagendaga tugenda mu Rwanda dufata ibice tuva ku kindi tujya ku kindi nk'aho tutabaga twaturutse Bugande tugakora operation z'icyarimwe tugafata ahantu henshi ndetse tunashyikiye n'abo bantu baturi inyuma kuko nibo banzaga gusheringa ahantu hose ntaho tutige turwana ngo dutere ku birindiro by'u Rwanda batarabenye turayizinze na sharing superior artillery of the NRA muri kariya karere yari imaze kuhambara cyane yabombardaga abanyarwanda ntabwo arakora intambara nk'iyo twagenda tugakora a walkover tukarwana intambara yoroshye. That's what happened all the time. Ejo bundi rero nimutitonda muzabona wa mukobwa wa Kagame nawe atangiye guhamagaza abantu nibivuga hakurikizeho umuhungu we. Ibyo byose abanyarwanda ntabwo mukwiriye kubikomeza kubirebera, nicyo nabakanguriraga mvuga cyane cyane shingiye abanyarwanda ukuntu bakoreshwa nk'abari abantu barwanya intambara bari bakaba ari inararibonye bakwiriye kujya n'inama n'igihugu kikarengerwa bakabaza na Kagame buriya basaza kurira muri za Kongo. Biriya rero nakaga mu kandi ririya naryo gukoresha abantu nka kuriya ni iterabwoba mu rwego ruhanitse, baterwa ubwoba n'uriya mugore mwese muzi udakwiriye. Uriya mugabo Kagame ni umugabo gito yagize Imana akoresha abanyarwanda baramukorera agera hariya, none atangiye kubasuzugura kuriya, atangiye kubashyira mu kinyoma kubera ko ingoma ye ifite ibimenyetso byinshi byerekana ko irimo irindimuka, bakaba bagiye no kuzarimbukana n'ingoma ye kubera kutarunguruka hirya y'inkike ngo bikebure. Banyarwanda kazi, banyarwanda nimushyire hamwe mwikiza akaga k'ingoma y'igitugu, dore irabarembeje kandi iri mu marembera. Mwese murakoze kwiha aka kanya ko gutega amatwi iki kiganiro, ngaho murabeho.